ngo uyu nguyu yarameze nka shitani Antiochia Epiphan yisha abanyesireri ashira ikizira muri tempo yavugishije abantu umugabo yatigisha imbuga nkoranyambaga mu Rwanda umugabo abanyamakuru bose bamugarutseho uyu mugabo yaje ari we ufite showbiz yaje ari we ufite amafaranga muri showbiz nyarwanda ku buryo nta nundi muntu umushoramari wigeze ushora nkawe aravuga ati Bruce Melody ibyo bigira byose nkurusha amafaranga nubwo uri umustar icara hamwe ati hama hamwe banze nkushoremo amafaranga dukora imiziki igira ute ikende neza uyu mugabo nkubwire yuko abantu nk'abakoshigaye nk'abo bakire bakoshigaye ubundi tuba twibaza ngo bakora iki aka kanya nubwo abanyamakuru benshi biruga mu diskitaho bakamuvuga byinshi bitandukanye ariko nta muntu n'umuziki akora koshigaye ubundi akora iki Yes, mbahaye ikaze kandi abasuhuje mubwo mukomeje gukurikirana ibiganiro bya World Entertainment TV nk'ibisanzwe uri kumwe nanjye MC Pride aho uhereye hose ndagusuhuje uri mu Rwanda uri hanze y'u Rwanda ni muri diaspora muri rusange abantu bose bari hanze y'igihugu sika abantu bose bari hanze y'igihugu bose bari aba diaspora waba uri muri Africa waba muri East Africa waba uri hanze uri mu diaspora kabisa reka nsuze rero abantu bose baherereye nanone mu ntara enye zigize u Rwanda ndetse n'umujyi wa Kigali bose ndabasuhuje imeze nabi aka kazuba murabona no kukaduhaye umunsi mwiza uyu munsi kabisa nubwo uko kwa kabiri kwari kutujejengereje kubera imvura nyinshi kandi kwa tuzi kubundi gashyantare ni gashyantare tuzi yuko nyine ari ukwezi kuba kurimo izuba ariko ibihungu byarahindutse keri kabisa ariko nubundi nubwo ibihe byahinduka byagenda ute tuba dukomeza kureba byinshi bitandukanye muri showbiz tuba turi gukurikirana amakuru yaho y'ibintu bigiye bitandukanye cyane ari umuntu watsekeje ariko mpita nibaza yuko abo bantu nyine nubundi bibaho kabisa abantu nk'abo babaho ya story ya George ngo George yagiye guhinga urumva ngo yarateguye ajya mu rugo rwe ari mu rugo arategura afata ibiryo arabitegura arabiteka neza maze kubiteka George arabifata abishyira mu kantuzi mu masorori nyine arategura nyine bisanzwe ubwo aravuga ati ngiye gukora akazi kanje ibiryo ndabikora mvuye mu kazi George afata amasorori ye ayabika neza ahantu gutya pembeni tu byagenze gute ngo George aravuga ngo atafata urufunguzo kuri nyine hari mu cyaro kuntu bafata urufunguzo bakarubika pembeni ahantu ariko kavuga ati kugira ngo ntaza kuruta reka mbe ndushiza ahantu none George aragenda afata nyine yamaze gutegura yanahishije yabitse ibiryo bye ku ruhande aravuga ati kambanze ngiye guhinga ibiryo ndabirya mvuye guhinga ahita afata inzu arayikinga ahantu gutya hejuru y'inzu ku rugi niho yabikaga agafunguzo wahita gafata akabikamo noneho ngo agiye ari kujya mu murima ngahita ahura n'abagabo bari bavuye guhinga arikeka agira urwikekwe aravuga ati ariko se aba bagabo bagenda bakandira ibiryo nari nsize nkinzeho nanabitetse kugira ngo nze kubirya mvuye mu kazi byagenda gute George ubwo baritanganye nababwira ati umva rero mwabagabo mureke mbabwire nsize agafunguzo hariya hejuru y'urugi niho nabitse agafunguzo kanje ibiryo byanjye ninsanga mwabiriye mukabirye ahita amenya yuko ari mwebwe ageze ute mwabikoze so ako kantu yakambwiye ariko mu rugero rw'abantu ushobora nyine kumena amabanga yawe kandi nta ufukora urwikekwe kandi nta muntu wagize ute nta muntu yakubajije ariko ibintu utanze ugahita ubimenera amabanga kandi uri kwikeka abo bantu kandi nta nabantu bagize ute babimenye cyangwa nta nabantu ushaka kugira ngo bamenye ibintu byasho niyo mpamvu tuba tugomba gukipinga secret ibintu byacu niba ari ibanga tugomba kubibika ku buryo tukumva yuko nyine twe twizeye iyo ni nkari n'inama kabisa gusa ibyo ngibyo tunabirengeje ngo hereka twigarukire muri showbiz ndabizi yuko ako nakaba gaciyemo kugira ngo tuye tunagirana inama mu buzima bwacu bwa buri munsi reka twigarukire muri showbiz hari umugabo yavugishije abantu
umugabo yatigisha imbuga nkoranyambaga mu Rwanda, umugabo abanyamakuru bose bamugarutseho. Uyu mugabo yaje ari we ufite amafaranga muri showbiz nyarwanda, ku buryo nta nundi muntu umushoramari wigeze ushora nkawe. Uyu mugabo avugisha abantu baravuga ngo aje kwica showbiz nyarwanda. Kandi uyu mugabo nanone nkubwire yuko yaje agafata umuhanzi wa mbere wavuga ko ari nk'uwa mbere mu Rwanda, Bruce Melody, aramumanaginga. Aravuga ati Bruce Melody ibyo bigira byose murusha amafaranga, nubwo uri umusitari icara hamwe, ati hama hamwe banze nkushoremo amafaranga dukora imiziki igira ute igende neza. Uyu mugabo nkubwire yuko abantu nka Coach Gael nk'abo bakire ba Coach Gael ubundi tuba twibaza ngo bakora iki. Aka kanya nubwo abanyamakuru benshi biruka mu diskitaho bakamuvuga byinshi bitandukanye, ariko nta muntu n'umwe uzi icyo akora. Coach Gael ubundi akora iki? Bavuga yuko ari umunya business, ariko ntago wasobanura business ze ngo afite amazu muri Amerika, ngo afite andi mazu mu Rwanda menshi, ngo yibesinze mu bintu bya real estate, gutyo tubona agira abantu inama mu bintu byo gushora cyangwa se byo gukora imishinga runaka, ariko tukibaza ngo noneho Coach Gael ni muntu ki? Coach Gael ninde ni muntu ki? Uyu muntu ubundi yaturutse hehe? Kera nyine atari yaza mu bintu bya showbiz, ko twaje twumva izina Coach Gael tukamuvugaho nyine aba umustar. Ubundi uyu muntu ni muntu kinwa he? Aho rero ngewe niho nzana nkagenda nkashakisha, tukavuga uyu muntu ubundi background ye ni iyi. Muri Bibiliya yera igitabo cy'Amakabe ntikirimo, ariko muri ntagatifu kirimo. Muzasanga uyu nguyu yarameze nka shitani. Antiochia Epiphan yisha abanyayisirayeli ashira ikizira muri temple. Ubundi hari ikiganiro tugiye kuzajya dukora bita tubamenye, ku buryo tuzajya tubona umuntu ufite fame cyangwa umustar, tukuvuga se uyu muntu nuwa nyine ni muntu kitu, yaturutse hehe, yari muntu ki. Uyu Coach Gael uri kubona ahangaha ari kwihiringa hamwe na Bruce Melody, bagura ama equipe za UGB, agenda kubakisha Kigali University azajya yakira inzu y'imyidagaduro iri hano kuri Chic, aho yivugiye yuko investinzemo $1.5 million y'amadolari kugira ngo bira bikorwa byose bigera aho bigeze. Akaba ari umugwiza atunga, ku buryo yafashe Bruce Melody izina rye cyangwa se ibikorwa bya Bruce Melody abikura mu Rwanda bigira international cyangwa impuzamahanga. Uyu mugabo Coach Gael kandi kwigendera gucya ku mbuga nkoranyambaga nyine byiriwe ku mihanda cyangwa biba biri gutambuka ku mihanda, mbanguye kuri video nkuko muri kwibona bazi. Hari ibintu bitangaje cyane. Uyu Coach Gael yari umupasiteri, arahanura, ari umupasiteri uhanura, yigisha ijambo ry'Imana nkuko muri kubona kuri aka video muri kubona wazi. Aha arahanura yigisha ijambo ry'Imana nkuko muri kubibona. Nicyo kintu cyahise gituma nsubiza amaso inyuma, mpita mbona ukuntu Coach Gael ibintu byose byo biba birimo imibare n'ubwenge, byanze bikunze abayabitewe n'iki, abayabitewe n'iyi mpamvu nyine abayabitewe n'ubumenyi afite ku bintu bya religion, theology. Ariko none bigatangaza abantu ko umuntu ari pastor abwiriza asengera abantu, ugahita kazajya ubona ku mazi ari mu dukabutura ariko vibing ndimbo za Bruce Melody, bagasohora zana n'abatoresha zana n'abatunganya, ari managing ibyo bikorwa bya Bruce Melody. Biratangaje cyane. Ariko nanone Coach Gael n'abamuzi bamwe babana nawe muri Amerika ba diaspora, ni uganire nawe bakubwira ukuntu uyu mugabo afite amafaranga kabisa, afite amafaranga abantu akibaza ubundi yakura hehe, ibikorwa akora bituma agira amafaranga. Bura nta ibintu by'Abanyarwanda abona ngo umuntu afite amafaranga ngo yagiye hahandi hepfo ngiyo ngo ni umufungo yawukuye, wapi kabisa. Coach Gael avuga afite ibikorwa byinshi birenze, niyo mpamvu mubona nyine akomeje kwa advancinga, akomeje gukora ibikorwa bya danger, aje mu Rwanda agakubaka Kigali University, byari byarananiye abandi bantu. Kandi none Coach Gael yaje akenewe muri showbiz. Impamvu yaje akenewe, yaje akora ibintu bimwe na bimwe abandi bakire tubona bari mu gushora mu bintu by'inganda n'iki, ariko nta wundi mukire wakwinvolvinga muri entertainment. Henda n'abakensi baje bashora muri za football, ariko mu bintu by'imyidagaduro y'ubuhanzi gushora muziki ntawe.
so ni nacyo kintu buriya twanagakwiye no kumushimira. Abantu mbona bavuga ngo mwe ngo Coach Gael ngo rareba ngo iki Charles azakora ibibi tuzabivuga, azakora ibyiza tuzabivuga, ariko none ntabwo ari umuntu watera ibuye. Niba twari twarabuze umushoramari washora amafaranga akinvestinga amafaranga muri uyu muziki akaba hari, simamenya yuko twamutera ibuye. So rero nkuko mwakomeje kubona ko ka video, nkuko mwakomeje kwibona, ubundi wonye umurimo ko Kigali bari bamuzi muri Kenya, abantu babanye nawe mu Buhinde bazi yuko Coach Gael Karomba ari umuntu usenga, ari umuntu ubaha Imana pe. Nubwo nyine bitangaje kubona ngo umuntu ushobora gufata nk'umupasiteri ukomeye mu Rwanda ugahita ubona ahisa managing nka Majid the Black cyangwa ahisa agiye aba manager ngahundi muhanzi runaka, ibintu birenze nyine bita bigutungura. So rero ntimukibaze ngo amafaranga ye ngo ya Coach Gael uyu yakoze kuva kera. Murabizi ko na pasiteri burya nabo bari abakapa afite imodoka n'iki, ngaho tekereza umuntu w'umupasiteri abwiriza imbaga nyamwinshi ayisengera. So bayongwe ntimwabona ukuntu bimenaga hano mu mavigo n'icyo wenda nubwo byaje kuba ibindi nuko byaje kuba ibindi, ariko abapasiteri n'ubundi bizwi ko ari abantu nyine baba bahagaze neza cyane. So niyo mpamvu rero Coach Gael atangiye gukirigita amafaranga kera cyane. Icyo cyase kinyereka Coach Gael biriya bintu yirirwa avuga ku ba VIP abifiteho experience, afite umuhamagaro wo kwigisha, afite umuhamagaro nyine wo kumutiva abantu. So ariko gusa nyine biba bitunguranye. Cyo n'ubwa mbere nari mbibonye ko umuntu w'umupasiteri kabisha abwiriza imbaga agiye amanaging umuhanzi uririmba kinyuma za Samo nagiye kumanaging umuntu mu gospel amanaging umuntu mu gospel wenda byo byakumvikana, ariko se noneho atagenda akamanaging umuntu nka Bruce Melody ni ibintu birenze nyine ni ibintu birenze. Ariko gusa ni ibintu nta mahoro kabisha, ibintu ni sawa. Rero Coach Gael reka tunamwifuriza ishya n'ihirwe mu bikorwa byose ari gukora. N'umuhanzi we Bruce Melody, abantu batera imijugujugu aba bagabo sinzi ikintu baba bashaka kabisa. Sinzi niba mutabona urukuta cyangwa se ibuye bashyizeho muri showbiz nyarwanda kabisa. Noneho kuva yasinyisha na Kenny Soul urumva ko ibintu ari amahoro. Kenny Soul ubu ngubu none hagiye kugira ute, agiye kwidagadura neza kabisa. So I think rero iyo niyo breaking nari mbafitiye. Ibyo ngibyo ibyo twavuga muri rusange. Coach Gael ntimuzongere kwibaza ngo ni muntu ki, simubabwiye niyo background ubundi bamuzi yuko ari uwo muntu wakuze akunda Imana, akunda gusenga agira nubwo abapastor. So ni ibintu byiza cyane rero, mureke ibintu byose ni ibintu bya fresh, mureke tubashimire. Namukomeje gukurikira All Entertainment TV nk'ibisanzwe. Ibiganiro byacu ntihabone ko tarakora subscribe, mbabarira dukore subscribe, ibiganiro tubigeze kure, usharinge kugira ngo ibiganiro byacu bigira ute bigere kure cyane. Mureke bashimire cyane mwe mwari mukurikiye ibiganiro bya WSE, kandi nabakomeje kubikurikira ndabashimira. Mukore subscribe, musharinge, mujye muri comment mutange ibitekerezo, nibyo bitwubaka bikanatwungura ubundi bumenyi ushobora kuba twakora. Amahoro y'Imana bane nawe. Ciao ciao.